Yesu Kristo nashimwe cyane. Amen. Igihe muzate urucica wa yusi mwiza cyane. Igihe muzategura igiterane cya yusi muzampamaga. Abamama mwigisha kapozi neza cyane. Kandi icyo gihe ndari ibintu bisanzwe nzabazanira byo mu Burayi abamama n'abagabo. Icyo gihe nukuza ufasha umugabo hano izasubiza urukundo ahantu wari wavuye. Muzampamagara yemubeshe muzampamagara muzareba inkozi zaba neza. Yesu Kristo nashimwe cyane. Abapapa muzakunda, abamama muzakunda. Yusi nuko nguko ndewe ni yusi muyusi muzehe mubazehe ndi umugabo mu bagabo. Yesu Kristo nashimwe cyane. Yesu Kristo nashimwe cyane. Ndabishimiye kubimerezanyu nk'ukuri kandi Imana ibahumugisha cyane. Amen. Yo kuhanga hano umugisha wanje ngendana nawo mfite mu mufuka. Wose wageze hanga agiye kugaruka afite umugisha mu mufuka. Tutajia mwingi sana, lakini Mungu awabariki sana. Unajua wamama wameandaa mkutano mkubwa sana. Kwa hii maombi ambayo mlikuwa nayo, Mungu wa mbinguni awabariki sana. Ninawapenda sana. Mkiona hata kwa YouTube ya Najiva, niko namba 1 kwa kufanya subscribe. Ukurikira cyane umusaza ndabona hanga winzobe ndamukanda hari na promise ko umusaza hari umusaza wa cyane asirimba niba uyunguye akana kwambara ikoti risana inafana na vumbi ile kumusenta vumbi ni ikoti nzari kugurira byiza cyane ari umugabo w'inzobe namushatse namuguze asirimba cyane bona arifile pantalo ya blue na chemise ya bleu ciel w'inzobe asirimba cyane nawe ndikumushaka hari gift iwe mfite umugoro arifila cyane wagira ngo ni pedagogue ashiramo ikitoko ndabareba cyane. Yesu Kristo nashimwe cyane. Ari umusaza ndigushaka ngira ndikumushaka niba mu yusimbizi ariko ndikureba ndamubona barakumburisha. Yesu Kristo nashimwe cyane. Yesu Kristo nashimwe cyane. Tunafurahi sana hata tuko mu bikimbizi lakini furaha ziko. Jina la Bwana lipewe sifa sana. Umunezero reka ngubwire umunezero mwiza. Umuntu wose utagira umunezero uwo ni Satani. Yesu kwake na rafiki mwenye hana furaha. Nikiona kwa rafiki yangu na hakuna furaha, unaweza kanyambukizia magonjwa ya kutokuwa na furaha. Ndakuva hofu bavuba ugende kujawe upfire n'uzapfira ndari kumwe nawe. Abantu b'umujinya, abantu b'ukwekenya amenyo, ukirikwisi uhekenya amenyo va mu bantu yakuyihekenyera mu toilette cyangwa mu nyanja. Yesu Kristo nashimwe cyane.
Yesu ni rukundo. Yesu ni furaha na ni upendo. Kama unakuwa kanisani na hauna upendo, wewe kufia mbahari mnyanja. Ya. Mungu wetu apewe sifa sana. Ndanezerewe nuko. Yesu nashimwe cyane. Acha tuingie muteme yetu nisiwazie niko mu maombi. Nibagiwangagira ngo ndi mu maombi kandi ndi mu rusengero hariho za gahunda administration. Yesu Kristo apewe sifa sana. Majina ambao ni wageni mahali hapa wananiita Muhindo ya Nchira. Mimi ni baba wa watoto 6. Ariko bakunda kunyita Salom kubera mfite amahasha. Mwana yamba ya mahasha y'Abanyamerika abo bana bari hariya muri New York. Yesu Kristo nashimwe cyane. Mvuye mu rusengero rwitwa Methodist United nkora na Bishop Renzaho Enoch. Uwo ni papa wanjye, uwo ni mzee wanjye, usakunda kumukubitira buri mwanya kwa sababu wanasema ya kwamba tunapaswa kuheshimu nini madaraka. Yumva kurenze iranka kumba kukubita usaku ukakauka ukarumuhereza Imana yarumuhaye ukubitekana. Uwo ni Bishop wanjye ndamukunda cyane, ni inshuti yanjye, ni umuntu uri very open kuri ngewe ku buzima bwanjye. Yesu Kristo nashimwe cyane. Amfata nk'umwana wiwe kandi akafata nk'inshuti yiwe, turakorana. Ni sini ya pastor wanjye, device wiwe, tukorana neza. Petit frère arahangaha naramubonye bite dawe petit frère, ndamwita petit frère kubera ni inshuti ya grand frère wiwe. Rero ngo ni papa mdogo ariko ndamwita petit frère mu bindi mwingine langaje, lakini ni papa mdogo. Mungu akubariki sana. Ya, ninawapenda sana, ninajua kwamba inataka umejua niko